Yesu nashimwe, inshuti zacu mumeze neza, natwe turi aho turashima Imana ikiturinze, Imana ikibarinze, Imana itureberera mu buryo bwose, nihabwe icyubahiro ku bantu bashyashya turabakiriye, ikaze sibyo? Ikaze, amahoro y'Imana abane nawe, wumve ko twiyambiriye, ineza y'Imana ikubeho, wiyumvemo umva ko ibyicaro byawe bihari, udukunde tugukunde sibyo? Noneho urebe ko wanakanze subscribe, ubona utarayikanze uyikanze sibyo? Urakoze ku basangwa bacu, nongeye kubasuhuza, namwe yambi ndabakunda kandi mbahorane pe, muri inshuti nziza, kunshyigikira urukundo, ku bantu mukanda ama like, ndabakunda pe, mbahorane ntimugacike, ku bantu musangiza ikiganiro cyanjye, iyo mbibonye ndishima, kuri Imana ibaha umugisha, kandi si ikiganiro cyanjye ni icy'Uwiteka, kubera ko ushobora ati Uwiteka ntari kutubwira, impamvu mbivuze ni uko ari we udushoboza, kandi ntabwo tuba turi kwikina, tuba tuvuga ibimuhereza icyubahiro, ntabwo tuba turi kwishyira hejuru, ahubwo tuba turi kumushyira hejuru. Rero Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha, sibyo? Ijye ibaha umugisha cyane. Rero mbere ya byose mureke dusenge kugira ngo tubone gutangira gahunda zacu. Uwiteka Mana nziza, Imana yo kubaha duciye bugufi, wowe muremyi wacu ushoboye byose, wowe Mana dutabaza ikatwumva, wowe utajya ukererwa mu kumva ijwi ryacu, wowe umanukira kudutabara bwangu, icyubahiro ni icyawe. Guciye bugufi tuguhereje icyubahiro kuko ari wowe ukiturinze, kuko ari wowe tubashisha, kuko ari wowe turwanira ishyaka ntushimwe. Rero turi hano kugira ngo Mwami Imana tuvuge ineza yawe, turi hano kugira ngo duhugurane tuguheshe icyubahiro, turi hano kugira ngo twirinde ibibi ahubwo duharanire ibyiza, kugira ngo unezerwe kuba waraturemye, Uwiteka nyagora ku ngoma, tuzi neza ko turiho ku bwawe, turiho ngo tugukore, turiho ngo tukubahishe, ntabwo turiho ngo tunezererwe mu by'isi, ko ibyo byose birashira, ahubwo ko tuzi ko dukeneye ubugingo buhoraho, aribwo duharanira kugira ngo tutabutokoza. Iyi niyo mpamvu, nizo mbaraga zo kugira ngo duhore duciye bugufi, kugira ngo ubugingo buhoraho bwacu watugeneye tubuhorane butariho icyasha. Rero tubashishe ngwino tugire inama, kuko inama zawe ntako zisa, ntabwo zijya zidutengwa cyangwa tuzikurikize dusange ziturohamisha, ahubwo zituvana mu nyanja ndende, kandi Mwami Imana twe tubona ko tutakwiye kwibashisha. Komeza uganze, ngwino turohore mu bibi, ngwino dukureho ibyo bintu byose twibwira ko bitashoboka, ibibi byose bituveho, duharanire kuvuga amahoro yawe, tuyasiga abandi, duhumeke urukundo kandi dukunda abandi by'ukuri. Urakoze urakarama, komeza uganze utegeke muri byose Mwami. Amen, 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 amen. Amahoro y'Imana naganze kuri twebwe. Rero inshuti zanjye, ubushize hari abantu wenda batabashije gukurikira ikiganiro, mujye mugenda, niba ari ikiganiro cyagucize inshuti, kurikirana ugenda urebe sibyo? Gusa tubanyuriyemo muri make, ubushize twaganiriye ku bantu barushaho gusakaza inkuru mu bandi zitari nziza, donc hari icyo wasekuranyemo n'umuntu, gusekurana nyine kugongana akaba ari byo murakaranyaho, ukarushaho kugenda ubivuga hanze, kandi tuzi ko yahindutse, wenda yagusabye imbabazi, ariko mu mutima wawe wumva ko tena wowe utamubabariye, ariko we yumva ko yagusabye imbabazi, ku buryo wanamubaza kumva ko nta n'ikosa mufitanye, ariko ukarushaho kugenda ubivuga. Umva, twabonye ko uko Uwiteka Imana yifuza ko icyo tumwifuza ko dukwiye kubaho, tugira abantu twumvikana, abantu batubanira neza, nawe ukabana neza. Rero bisabwa twebwe tubiharanye, tubireme, ku buryo n'umwana wawe adakwiye kumva ngo uriya muntu ni mubi, kuko ntabwo akeneye kumenya ububi bwawe n'uriya muntu, kuko uriya muntu ashobora kuba atari mubi ku mwana wawe, ahubwo mwibwira ko ari mufitanye ibibazo. Rero dusabwe gutuza, niba umuntu ari ikibazo ajyanye n'undi n'ibyiwe wibyinjiramo, niba udashoboye kubunga, wishaka gusakaza indi nkuru ahandi. Ese wowe uzi niba ndaza kuvugira ubuhamya? Ese wa muntu niba ngo yakwizeraga akumva umuzaniye amakuru y'abandi, akavuga ati nanjye why not, nanjye akabinkora, ugasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi uri kwitera icyizere cyangwa mu bandi ukibwira ko
ari udupeta uri kwishyiraho. Rero ni muri icyo kiganiro twaganiriye ubushize, rero ntabwo twagitindaho ku muntu ugifitiye amatsiko. Byose twavuze twaganiriyeho uko twabyitwayemo, asubire inyuma agende arebe yumve anatubwire uko abyumva. Imana mu ijuru kandi y'umugisha abantu basharinze, ni ukuri neza y'Imana ibabeho, murakoze cyane. Rero uyu munsi ikintu twe tugiye kuganira ni ukwihangana. Inshuti yanjye, kwihangana wowe ujya ubasha kubishobora? Mu buzima bwa muntu hari ikintu kikubaho ukumva ko kwihangana bigoye, kandi urakagira sibyo? Nta muntu utagira akantu agiraho imbaraga nkeya akavuga ati uyu muntu ankoreye iki, umutima wanjye aba ansagariye, aba ankubise mu cyico. Kwihangana mba numva biri kure. Rero humura ntabwo ari wenyine ukazi, umwe Satani yarakamenye, nta handi akurwanirira, nyine akurwaniriza ni muri ka kantu, ntubyewe n'ibanga ryawe. Umwe Satani aba yarakamenye, kuko niba kakubaho rimwe kabiri gatatu kukihangana bikanga, inshuti yanjye cunga neza izamu ryawe, ataba ariko kazaguhesha n'amanota mu bwami bw'ijuru ugasanga ugize gute urayatakaje, sibyo? Rero buri muntu wese mu buzima bwe afite ikintu, Uwiteka afite ikintu aheraho kugira ngo aduhe umugisha, ataba ari ka kandi nanjye ataba ari ka kandi, ahubwo se twebwe turebe kwihangana kwacu tukuzamure gute, kwihangana kwacu tugushyire ku ruhe rwego, ku buryo ikintu cyose uvuga ati ko biri kose ni ukwihangana kwa nyako. Ntabwo kwihangana ari ukubura uko umuntu agera, ahubwo kwihangana no gukomera mu Mana no gutesha agaciro ikintu cyatuma utukisha izina ry'Imana kigambiriye kukubabaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sibyo? Niba hari ubuzima ubayemo ku giti cyawe, urwana no kwihangana, bibishyira kure, wishaka kumva kuri igicibwa, wishaka kumva ko nta buzima bwiza wagenewe, kibemo uri strong, urashoboye, urabizi neza ko uri umunyembaraga, ufite umutima wo kuba umunyembaraga, cya kintu cyose wagicamo kandi ukakigeraho. Niba hari abantu bagucira mu maso, ukaba uzi neza ko atari impamvu ziguturukaho, kuko ntabwo uzakubita umuntu ngo nakwishyura ngo uriya muntu ngo arangerageje, ngo ukimukubise ngo ntabireke. Twe ntareke, wenda ashobora kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe hari utundi tuntu yifitiye mu mutima wiwe. Rero niba uzi ko utari impamvu ku kibazo, niba uzi ko nta kantu namba wowe kari kugukomokaho, be strong, komera nshuti yanjye, ukomera, wige kwihangana, uvuge ngo uko biri kose ibintu ngomba kubicamo. Niba uzi neza ko nta butunzi ufite, ukaba uzi neza ko kwihanganira ibikugerageza, kwihangana kubona n'ibisuzugurwa biri kukugora ugashaka kwicira inzira, ntabwo bizakunda. Rwana ukora cyane, rwana ugera ku ntego yawe, rwana usatira ikintu kiguhuza n'ibyo wifuza, giciye mu mucyo, kitarimo kurenganya abandi cyangwa kitarimo gushakira ubwinshi mu mazi, ngo niba ari ikigori ucyotsa ku muhanda, cyotsa ushishikaye, usenga, wizeye, wihangana, ambara kwa kwihangana kudasanzwe ku buzima bwawe, uvuga ko ibyo ari byo byose niba nshaka iki nzakigeraho. Ihangane ubona ko kidakwiye. Niba uvuga ati uriya muntu uri kuganira n'amagambo akoresha ntabwo mbasha kuyaresista, ntabwo mbasha kumva ntuje, mwumve. Niba ari ibigukomeretsa nabivuga uvuga ati nzi neza ko ejo hari ubuzima, umutima wawe ubwire ati rero umutima wanjye ngiye kuganira n'uriya muntu, ndabisimbura gukomereka, ariko ikibazo umutima wanjye uyu munsi ndakubwiye ntukomereke, kubera ko icyo utari kubona uyu munsi ejo Imana izagikora, sibyo? Ubyumve nk'ubuhamya buzatuma ukomeza abandi. Be strong, gira kwihangana. Niba hari umwana wawe ugerageza utambi mu ishuri, gerageza urebe ko atari impamvu, utamutoteza, utagira ibindi bintu runaka umubangamiraho, wowe urwanye, ushaka ukuntu yiga, wizere Imana. Kwihangana kudafite isengesho ni ukuri ntabwo kwemera, ahubwo wowe senga first of all, ubundi ubwire Imana yanjye iki ngiki, fashisha, umutima urwana, umutima wo kugira icyaga kuri iki, kuko iki n'iki binanira ko cyihanganira. Niba uzi neza ko
umutware wawe ajya mu kazi kakora kabaze njye birangora kutihanganira kuba ntari kumwe n'umugabo, ntusacinye umugabo wawe, ihangane vuga ati mubiri wanjye ndabizi neza uw'Imana yaguteganyije aka kanya ntawe uri hano hafi, ariko ejo bundi araza sibyo, ubyihanganire ati Imana mbashisha hamwe n'isengesho uvuga ati niba umudamu wanjye mukunda reka nihangane, si nkwiye kumuca inyuma, ntabwo nkwiye kumusuzuguza, nanjye ntabwo nkwiye kwisuzuguza, bwira umubiri wawe uti mubiri wanjye ufite uwo wateganirijwe, ihangane mu kanya murabonana, ihangane ejo tuzabonana, arahari uriya nyine umva gerageza urwane, ko nutarwanira mu kwihangana ntabwo ibintu bizakunda, ntabwo bizakunda kuko shitani gutegera hahandi ubona ugira kwihangana guke, nabwiye ngo nawe yarahamenye, tabaza Imana nubona wenda na cya kintu kigonga ubuzima bwawe ukavuga ati ahangaha, iyo umuntu ambwiye ngo musigare kuri kesi udutoki twanjye tumeze gutya nkoramo nkabika, vuga ati intoki zanjye amafaranga si ayawe, ni umuntu uri kubarira, ni umuntu nsigariyeho, ntutinyuke gufata iby'abandi, erega turiho ngo twaba turi bizima kandi ibyumva byose ugomba kumva mu bushake bw'Imana, sibyo? Ibintu byose bikwiye kwemera, ibintu byose bikwiye gukunda, wowe fokasinga ku cyo umugisha, fokasinga ku cyo ugomba gukora, fokasinga ku cyo Uwiteka Imana yo mu ijuru igusaba kugira, umva shyiramo imbaraga, wicike intege, wikumva ko utabishoboye, ukuvuga ko ntabwo iki ngiki njye nkihanganira, ntabwo bibaho, nanjye ndi umuntu Imana irabibona, niba wumva uri umuntu Imana ibona ko udashoboye kukihanganira, egare kuri n'umuntu ushoboye Imana ikwiye gushoboza kugira ngo ukihanganire, ahubwo wowe nta kindi utegetswe kwemera no kwiyemeza, wituma ubuzima bwawe bugenda nabi, wari wananirwa kwihanganira ikintu nyuma ukisanga muri risike mbi, so atari wowe wahemukiye, ari uba ushaka ko gushyiraho ikosa runaka, uzi imbaraga bisaba kugira ngo umusabe imbabazi, uzi imbaraga bisaba kugira ngo niba witesheje agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi wongere ugarure cya cyizere abantu bagufitiye, bigusaba imbaraga nyinshi cyane, so rero I beg nshuti yanjye nkubone wishimye, nkubone unezerewe kandi wiyubahe wubahishe Imana, humura nta kintu namba udashoboye, nta n'ikintu namba utakwihanganira, ahubwo ni umutima wo kwiyemeza, hamagara Imana mu gihe uhuye na ya risike, ibindi byose watura icyo Uwiteka yumva ko ashaka ko agufasha muri bya bintu, waba uri umuyisilamu, waba uri umukatolike, ambaza Imana, waba uri umukristo, uri umurokore gute, waba uri umudivantiste, ikintu cyose hatarimo guhamagara Imana first of all, ni ukuri imbaraga kuko zikubana nke, shitani bigukurura ngwino ukora iki, ese urabona hari ukubona, ese hari ikibazo si rimwe se, ese ninde utakwabarira, ese uriya natakwabarira azabigenza gute se, nasoza niba ari umudamu wawe natakwabarira se azaguta se, azajya he, niba ari umugabo wawe se azakureka se, ibi n'ibindi ntabwo yabyishoza mutari kumwe, ntabwo yakureka kubw'izi impamvu, shitani yabikumvisha ukumva ko ari wowe uriho, ariko iyo ugeze muri ya lisi cya kintu abona ati uriya muntu yakureka, arakureka akanakwibagirwa, rero gerageza ibyo watakaje kubera kutihangana ni byinshi, amagambo akoresha kubera kutihangana akagushyira mu ngeso mbi akakugaragaza nabi ni menshi, ubushize twavuze nyine ku bantu bagenda bavuga abandi ku makosa yabo, ariko aya makosa ahanini usanga aterwa no kutihangana, rero ndabinginze inshuti yanjye, reka tumenyane tugirane inama, reka ntiwihagarare wese nihagarare, hari aho ngira imbaraga nkeya nawe hari aho ugira imbaraga nkeya, ahubwo ngufate umfate, Uwiteka Imana dushoboze, ntabwo twe twakwishoboza, ntabwo nakwishoboza, nawe si wakwishoboza, ahubwo duhari ngo dusenge Imana idushoboze, humura rero, kubikora izabikora kandi izakubashisha, wowe ba wowe, gira kwihangana mu mutima wawe, ugire kunesha ikintu cyose utajya gunesha kubera kwihangana guke, ugire gukomera kandi ugire gukomeza abandi babone yuko koko bya bindi byose bari bazi ko udashoboye kwihangana, ahubwo utakimenya ko byanabaye, ihangane, komera, shikama,
mu kwihangana kwawe nyuma nibwo haza ibyiza, mu kwihangana kwawe nibwo ubavuga ati wawu, iki ni cyo ntaza kwihangana nkakora kuriya, uriya mutego nari kuwugwamo, iyo ntaze kurwana ngo mbambe ntagire ikibi kinyinjirana nari kuba nahasize ubuzima. Inshuti yanjye, be strong, komera mu bintu byose ukomere, uhagarare neza, turi abantu ntabwo wabura kugeragezwa kandi turarwanywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi.